ugomba kumenya ko nyuma y'urupfu rwawe abantu bazakwibagirwa bidatinze. Nyuma y'urupfu rwawe abantu bazasubira mu mirimo yabo. Nyuma y'urupfu rwawe abantu bazongera benjoyinge bumva umuziki ubuzima bukomeze. Amakuru ko ubuzima utagomba kwirengagiza. Ibyishimo akenshi na kenshi muri ubu buzima biba ari iby'akanya gato. Kuri nuko muri ubu buzima ukunda wese siko nawe ategetswe kugukunda. Amafaranga ntashobora gukemura ibibazo byose ufite, ariko akemura byinshi muri byo. Nuko wabonye kanaka yashyize ubuzima bwe hariya, buriya 99% ukuri nuko barakubeshya. Ikindi kandi ugomba kumenya nuko umunsi umwe iminsi y'ubuzima bwawe izagushirana. Ikindi kandi nta muntu n'umwe witaye kuri excuse zawe. Excuse niyo wazitanga rwose umunsi ukirunda ugataha. Ndagira ngo umenyeshe ko muri ubu buzima nta muntu n'umwe ushishikajwe, nta muntu n'umwe utewe ishema, nta muntu n'umwe ufite umwanya wo kwicara ngo yumve excuse zawe. Ugusekera wese ukajya yibeshya ko ari uko agukunze. Ukamenya ko igihe utagifite imbaraga nk'izo wari ufite, igihe utagifite ubukungu nk'ubwo wari ufite, igihe utagikenewe nk'uko wari ukenewe, uko wabigenza kose burya hari abantu bazagucikaho, bazagenda batanakumenyesheje. Ubwo nibwo buzima. Amafaranga guhereza ubushobozi bwo kwitandukanya n'abantu, ibihe ndetse na situations zitagukorera, zitaguha ibyishimo. Kuba umunyeshyari egal cyangwa se bisobanuye ko nta cyizere wifitiye. Kandi ntuzigere wirengagiza cyangwa ngo wibagirwe ukuntu wari ukeneye ikintu uyu munsi ufite. Urugero, ntuzigere wibagirwa ukuntu wari ukeneye imodoka, ntuzigere wibagirwa ukuntu wari ukeneye umwana, ntuzigere wibagirwa ukuntu wari ukeneye amafaranga, uyu munsi ukaba uyafite. Ikintu gisekeje kandi giteye icyizere nakubwira muri ubu buzima nuko imigisha iratuzira buri munsi. Uko wari ugikeneye cya gihe uyu munsi ukaba ugifite, ntugire ngo ikintu ukeneye uyu munsi ejo uzabura kukigeraho. Ikiganiro no kuba umuntu ntibikaze no kuguha ishema. Nanone muri iki kiganiro ni Don the Great, iyi ni Donne Media TV. Hey, aho uri hose nizere ko ubuzima bukomeje kugenda neza, kandi aho bitameze neza ndagira ngo nkubwire nkwizeza ko ariko kuri kubuzima uyu munsi birakunda ejo bikanga. Aho icy'ingenzi ni ukumenya gusanisha ndetse no kuba mu gihe kigezweho. Ugeze mu bihe bibi, emera kandi uba umunyabwenge ku bijyanye n'ukuntu ugomba kuba ndetse no guca muri ibyo bihe bibi. Ese uri mu bihe byiza, emera kandi uba umunyabwenge mu gihe uri guca muri ibyo bihe byiza. Ikaze rero mu kiganiro nk'ibisanzwe, handiza nkavuga ngo kuba umuntu mu gihagararo ntabwo bihagije gusa, ahubwo urasabwa kugira n'ikarita y'ubumuntu muri we. Iyo karita y'ubumuntu iba muri weho igomba kugira elements cyangwa se elema z'ubumuntu. Zimwe muri izo: urukundo, gufatanya, gufasha, sibyo? Izo zose ni elema z'umuntu zagombye kuba ku ikarita y'ubumuntu bwawe hanyuma y'uko uri umuntu mu gihagararo. Nkongera nkanavuga uzarebe hari igihe umuntu akora ibintu abantu bagera ahantu yabikoreye bakumirwa bakavuga bati what, ese ubu ibi bintu byakozwe n'umuntu nyamuntu, kandi bari kureba uwabikoze, bari no kumubona mu gihagararo ko ari umuntu. Ese kukibibaza gutyo, kukibahindukira bakibaza ese ibintu byakozwe n'umuntu? Nuko baba bareba umuntu mu gihagararo kandi bakabona bagaba bareba umuntu mu gihagararo ariko ntibabashe kubona umuntu urimo imbere. Uwo muntu urimo imbere rero niwe nza hano mu kiganiro nkavuga ngo uwo muntu urimo imbere hanyuma y'uko umuntu mu gihagararo agomba kugira ibimuranga, arizo elements ziri ku ikarita y'uwo muntu urimo imbere muri weho. Nkongera nkavuga ngo utunze telefone, ariko si iyo telefone itarimo simukadi ikumarira iki, igufasha iki? Hafi ya ntacyo. Iyo telefone utunze itarimo simukadi yaza hano nkayigeranya no kuba umuntu mu gihagararo. Nkongera nkavuga ngo reka turebe simukadi. Ese ufite simukadi itariho nimero wahamagara, wagira gute? Ntabwo wahamagara of course. Icyo gihe nticyakindi rero mpaza nkongera nkavuga ngo ya karita y'umuntu bwawe, ariko mu by'ukuri igomba kugira elements z'umuntu
y'ubumuntu idafiteho elements z'ubumuntu, ni nka ya simukadi itariho abantu, nta kintu wabasha kuyikoresha mu bijyanye no guhamagara. Ngayo nguko rero niyo mpamvu nyamukuru y'ikiganiro kuba umuntu tongera kwisuzuma, twongera tukigaya cyangwa twongera tukishima abatashakaje ikarita z'ubumuntu, abari gutakaza ikarita zabo z'ubumuntu nabo bakongera bakavuga bati burya iyi nzira nari ndimo ntabwo ikwiye, aha najyaga ntabwo hakwiye, ahubwo nkwiye kuba umuntu nyamuntu, hanyuma yuko ndi umuntu mu gihagararo binyuze muri ibi ngibi bitandukanye. Uyu munsi rero tugiye kuganira kuri tugomba kutirengagiza kwa buri munsi k'ubuzima. Ubuzima tubamo buri munsi hari byinshi twirengagiza, ariko muri ibyo ngibyo twirengagiza harimo ibitwicira ubuzima, harimo ibyo tujya kure tugasanga mu myaka 15 ishize tukavuga tuti iyo mbimenya mba naragenze gutya. Aha rero niho nje kukuganiriza nakubwira ibintu byinshi bitandukanye muri ubu buzima byakagombye kwirengagiza, byakagombye kukuranga buri munsi, kandi byakagombye kuba ku ikarita y'umuntu bwawe nk'umuntu nyamuntu. Tutangiye rero, nyemerera nkubwire yuko uzapfa. Uko ni ukuri udashobora kwirengagiza k'ubu buzima. Uzapfa. Igihe nicyo utazi, umunsi niwo utazi, isegonda niyo utazi, ariko uzapfa. Hanyuma yuko uzapfa rero, ugomba kumenya ko nyuma y'urupfu rwawe abantu bazakwibagirwa bidatinze. Nyuma y'urupfu rwawe abantu bazasubira mu mirimo yabo. Nyuma y'urupfu rwawe abantu bazongera benjoyinge, bumva umuziki, ubuzima bukomeze. Uko kuri rero, niba ukwirengagiza mu buzima bwawe bwa buri munsi, ufite kongera kwisubiramo ukareba ngo ese mu buntu bwanjye nibwiza ukuri. Uzapfa, kandi nyuma y'igihe gito abantu bazasubira mu byabo, bazakwibagirwa, ubuzima bukomeze. Niko isi yubakitse, uko ni ukuri k'ubuzima tubamo, kandi nta muntu ushobora kuguhungira. Iki n'ikindi se, abantu burya baragukoresha mu buryo bumwe cyangwa ubundi, baragukoresha kuzageza igihe utagikenewe. Umuntu agukeneye uyu munsi kubera yuko ufite ingufu, umuntu aguha akazi uyu munsi kubera ko akubonamo umusaruro, ariko iyo amaze kugukoresha wa musaruro yari akwitezemo amaze kuwugeraho, waramuhaye imbaraga zawe zose, waramukoreye uko bishoboka kose, arakureka, agushyira ku ruhande, akakubonamo nk'aho nta mumaro ugifite, akazana abandi bashyashya baramuha imbaraga zabo nabo mu buryo bushyashya. Uko ni ukuri k'ubuzima tutagombye kwirengagiza, kandi bibaho buri munsi. Niba ubyirengagiza rero, wongere winyuremo mu bumuntu bwawe, uvuga uti nyamara ngomba kwibwiza ukuri ko aho ndi gukora ndakenewe uyu munsi. Bose ari kunkoresha, ndi gukorera kampani, ariko ejo nzaba ntakenewe. Ako kantu ujye ugatekerezaho aho uri hose, igihe akazi kose uba uriho. Ikindi kandi buriya abantu benshi muba muri kumwe, abantu benshi muba muri kumwe bose, almost burya 90% baba bashaka ko mu buzima bwawe failinga, baba bashaka ko mu buzima bwawe usubira inyuma. Ikintu wari ukizi se, babandi bose mugendana cya gikundi cyose, burya mu mitima yabo ukuri nuko 90% baba bavuga bati uwatwereka uyu muntu ari mu bihe bikomeye, ari mu mazi abira, ari mu bihe bitamworoheye. Uko kuri rero ugomba kumenya, ukakubika mu mutwe wawe, ukamenya ko abo mugendana benshi muri bo baba bifuza kukubona uri mu mazi abira, uri mu bihe bikugoye, wasubiye inyuma, wafeirinze. Ubwo ngubwo rero ikindi ugomba kumenya ni uko umunsi umwe uzanshimira kubera iyi mpamvu. Ugomba gutangira uyu munsi. Ejo ni hahari, ejo bundi twarahabonye, ariko ejo hazaza ntabwo tuhazi. Gahunda zose ufite, plani zose ufite, zitangira uyu munsi. Uyu munsi
zitangire, shyira mu bikorwa ibyo utekereza uyu munsi, bivuga ngo nzabikora ejo. Ejo se urahazi? Ejo se uzi hari iki? Niba utazi ikigiye kuba mu masegonda 15 ari imbere kano kanya, uvuga ute ko ibyo ngibyo watekereza gukora uyu munsi uzabikora ejo? Uyu munsi ni wo wawe, iki ni cyo gihe cya nyacyo. Tangira uyu munsi, bikore, bishyire mu gikorwa, uzaza unshimire nyuma gatoya. Nabyo bidahagije kandi abantu benshi sibyo bagaragaza inyuma ko bishimye, nyamara mo imbere urugamba ruhinanye. Abantu benshi bagaragaza inyuma ko bishimye, nyamara mo imbere urugamba ruhinanye. Mo imbere amasasu avuga, mo imbere inkangu zirituka, mo imbere imitingi itari yose, ariko ku isura y'inyuma akakwereka ko yishimye, ayewe akanagusekera. Uko kuri rero ugomba kumenya. Ikindi kandi ugomba kubaho uzi ko nta muntu witeze uzaza kugufasha cyangwa kugukiza. Wewe ubwawe uri umukire, wewe ubwawe ubukire bukurimo, uri umukene kandi kuko ubukene bukurimo. Nuhitamo kuba umukene, uzaba umukene, ntuzagire ubugaya. Don't blame shift, sibyo? Don't blame shift. Nuhitamo kuba umukene, uzaba umukene kuko muri wewe wifitemo ubukene. Nuhitamo kuba umukire, uzaba umukire kuko muri wewe wifitemo ubukire. Ni amahitamo yose ufite muri wewe. Ubwo rero ntukicare witeze ko hari umuntu ugiye kuza kugusevinga, hari umuntu ugiye kuza kugukiza, hari umuntu ugomba kuza kukwereka ngo ujya gutya, ngo gira gutya, ngo ugenda hariya, ubuzima bwawe buzahinduka. Gira uruhare mu guhindura ubuzima bwawe. Ugomba kumenya kandi ko mu byo ukora byose, aho ugenda hose, uko wabigenza kose, uzacibwa urubanza. Uzacibwa urubanza like muri ubu buryo. Umuntu ntazabura kugucira imanza, abantu ntibazabura kukuvuga, abantu ntibazabura kukujudginga. Mu byo ukora byose rero ujye umenya ko uzajudgingwa, uzacibwa imanza, abantu bazakuvuga. Uko kuri ugomba kugendana ukabubizi ko abo mubana, abo mugendana, ukorera, abo mwirirwana barakuvuga kandi bagucira imanza. Mu gihe utaramenya uko kuri rero ugomba gusubira inyuma mu muntu bwawe ukisuzuma, kuko umuntu nyamuntu ni umuntu wibwiza ukuri. Umuntu nyamuntu ni umuntu ufite ikarita y'ubumuntu iriho element yo kwibwiza ukuri. Ibyo bidahagije kandi buriya ubuzima bwawe nibwo butunzi ufite buruta ubundi bwose buriho muri iyi si. Ubuzima bwawe igihe unaniwe kubwitaho, igihe unaniwe kubungabunga, ntukitege no kuzagira ubukungu, ntukitege no kuzagira ubukire. Kuko ubuzima buzima nibwo buzana ubukire bufatika. Kuko ubuzima buzima niyo soko y'ubukire, niyo soko y'iterambere. Get this. Ikirenze ibyo kandi nuko ibyishimo burya akenshi na kenshi bari iby'akanya gato. Ko nukuri ko ubuzima utagomba kwirengagiza. Ibyishimo akenshi na kenshi muri ubu buzima biba ari iby'akanya gato, ariko discipline igomba kuba ya burundu. Mu gihe wishimye, nyamuneka ibuka kugira discipline. Kuko abenshi barishima bagakora ibidakorwa, abenshi barishima bagatanga amasezerano atabaho, abenshi barishima bagatanga n'ibyo badafite, abenshi barishima bakavuga ibitavugwa. Hanyuma gatoya kubera bya byishimo by'abasaza bikaza kurangira bicuza. Ubwo rero aka kanya umenya ko ibyishimo ni by'akanya gato, ariko discipline ugomba kubigiramo igomba kuba igihe cyose. You get this? Ikindi kandi kirenze ibyo ngibyo ni ukuvuga ngo kugira ngo ube umutsinzi mu buzima, kugira ngo ube umuntu ufite aho yivanye n'aho yigejeje, bifata umwanya, bifata igihe, bitwara imbaraga kurenza uko bitekereza. Niba rero utekereza yuko aka kanya uzagenda ukabyuka mu gitondo ugahita wumva ko uri buze guhita ugera ku ntsinzi, uri buze guhita ugira aho wivana n'aho wigeza, ntabwo bikunda. Bifata igihe, bifata imbaraga, bifata umwanya, kandi bisaba kwihangana no guhozaho. Ko nukuri utagomba kwirengagiza.
ikintu ugomba kumenya kandi nuko kwijujuta nta kintu bihindura. Kwijujuta nta kintu bihindura. Kwerekana kuri victime mu byabaye ukavuga amagambo menshi werekana ko uri innocent nta kintu bihindura. Ahubwo icyakagira icyo gihindura mu wa mwanya ufata wijujuta, wa mwanya ufata wijujutira ikintu, wijujutira situation, wijujutira ibyabaye, wakagombye kuwufata uhindura ibyabaye ukabihindura nk'uko byakagombye kuba byabaye. Kwijujuta rero nta kintu bihindura. You get this? Now, ibyo bidahagije, ntuzitege ko umuntu wese ukunda ariko nawe azagukunda. Babandi bose ukunda, wa wundi wese ukunda, ntuzitege ko nawe azagukunda nk'uko nawe umukunda. Ibyo ngibyo ntabwo bishoboka. Ubwo ni ukuri muri ubu buzima tugomba kwibwiza, kandi ukuri ugomba kutuyobora. Kuko abenshi muri twewe ukunda umuntu cyangwa ukunda abantu, wamara kumenya ko atagukunze nk'uko umukunda cyangwa nk'uko wamukunze, bikagusubiza inyuma ugacika intege ukiyanga. Ariko mu by'ukuri ikibazo ntabwo ari wa muntu wakunze, ikibazo kiba ari weho, kuko ntabwo wibwije ukuri mbere y'uko ukunda wa muntu. Kandi ukuri nuko muri ubu buzima uwo ukunda wese siko nawe ategetswe kugukunda, siko nawe ategetswe kugukunda. Uko ni ukuri utagomba kwirengagiza. Ikindi kandi, amafaranga buriya ntabwo ashobora gukemura ibibazo byose. Amafaranga ntabwo ashobora gukemura ibibazo byose ufite, ariko akemura byinshi muri byo. Amafaranga ntashobora gukemura ibibazo byose ufite, ariko akemura byinshi muri byo. Ubwo rero mu gihe wirukanka ushaka amafaranga, mu gihe wirukanka ushaka ubutunzi, ujye wibuka yuko hari ikindi cy'ingenzi ugomba kutirengagiza. Icyo ngicyo ni cya kindi amafaranga akemura, ariko ntagikemure byose uko cyakabaye. Yakemura ibibazo runaka byinshi na ndetse, ariko ntago akemura ibibazo byose ufite cyangwa se ibibazo byose uhura nabyo. Ntabwo bigomba buriya, hari aho bigera ntibikemurwe n'icyo bita amafaranga. Ikindi kandi ugomba kumenya, muri isi iri digital turimo, buri imbuga nkoranyambaga zirakubeshya 99% ntukizere ibintu ureba ku mbuga nkoranyambaga. 99% ntukifuze kubaho ubuzima ngo nuko wabonye ku mbuga nkoranyambaga, ngo nuko wabonye kanaka kabayeho gutya, ngo nuko wabonye kanaka yashyize ibi ngibi hariya, ngo nuko wabonye kanaka yashyize ubuzima bwe hariya. Buriya 99% ukuri nuko barakubeshya. Ntukajye wemera cyangwa ngo utwarwe n'ubuzima bwo ku mbuga nkoranyambaga, kuko ni ikinyoma. 99% ni ikinyoma. Kuba umuntu ni ukwibwiza ukuri, kuba umuntu ni ugushishoza. Shishoza rero, ntukajye utwarwa n'ibije byose, ntukamenya mu gihe bijya. Irinde ubuzima bwo kuri social media, kuko 99% ari ikinyoma. Ikindi kandi ugomba kumenya nuko ku kazi ukora utazigera wicara ngo wibeshye ko uri indasimburwa. Aho udasimburwa mu by'ukuri, sibyo? Kandi ibihe biha ibindi. Uyu munsi niba wicara ukumva ko kampani ukorera, sosiyete ukorera, ikigo ukorera ari weho ndakorwaho, umwanya urimo uhavuye ibintu byadogera, ibintu byapfa, ikigo kigahomba, ndagira ngo mubwire ngo uribeshya. Iminsi irasa ntihwana. Abeza kandi bafite ubushobozi baravuka buri munsi, abeza kandi bafite ubushobozi baragraduatinga mu university atandukanye. Ubwo rero nyamuneka ntukajye wicara ngo wumve ko uri ndakorwaho, wumve ko uri ndasimburwa uhavuye ibintu byadogera. Uko nuko ugomba kwibwiza mu gihe uri umuntu nyamuntu kandi ufite ubumuntu bukwiriye, umuntu atari mu gihagararo gusa. Ikindi kandi ugomba kumenya nuko umunsi umwe iminsi y'ubuzima bwawe izagushirana. Umunsi umwe iminsi izakurangiriraho. Umunsi umwe bya bindi bamwe bavuga ngo isi izakwikaragiraho. Uko kuri ni ukuri gukomeye muri ubu buzima ugomba kwicara uzirikana buri munsi. One day iminsi izagushirana, one day uzisana nta minsi usigaranye. Ubwo rero wakagombye kuba ukora igikwiye mu
gihe ugihumeka umwuka w'abazima, wagombye gukora igikwiye mu gihe uri umuntu utakagombye kuba umuntu mu gihagararo gusa, ahubwo ukora igikwiye uba umuntu no mu bumuntu bwawe, icyo abandi bazasigara bavuga bati iminsi yari afite, nawe ukicara ukavuga uti mu minsi nari mfite nayikoresheje neza, nabigenje gutya na gutya, bigutera ishema. Ariko uko ugomba kumenya nuko umunsi umwe iminsi izagushirana, umunsi umwe uzaba rusange nta minsi usigaje. Ikindi kandi ugomba kutirengagiza kwicuza, gukora ibyo wagombye kuba warakoze birababaza, kandi bibabaza cyane kuruta uko, cyangwa bibabaza cyane kuruta uko wari kuba warabikoze bikakunanira ariko warabikoze. Kwicuza ibyo wagombye kuba warakoze bibabaza kuruta kubikora bikakunanira, sibyo? Ubwo rero nyamuneka ntuzigere wisanga muri situation aho wicuza kuba utaragize icyo ukora, ahubwo ujye wicuza kuba ahubwo ujye ugerageza, sibyo? Ukore, unanirwe wakoze, bipfire mu nzira wakoze, wagirwa inama ibyo wakoze bigapfira mu nzira ukabisubukura, wagirwa inama wakwigishwa ibintu bigakomeza, ariko ntuzigere wisanga muri situation wicuza kuba warakoze ariko ukaba utarigeze ukora. Ikindi kandi nta muntu n'umwe witaye kuri excuse zawe. Excuse niyo wazitanga rwose umunsi ukirunda ugataha, ndagira ngo nkumenyeshe ko muri ubu buzima nta muntu n'umwe ushishikajwe, nta muntu n'umwe utewe ishema, nta muntu n'umwe ufite umwanya wo kwicara ngo yumve excuse zawe. Excuse zawe ntawe zishishikaje. Uko kuri ugomba kukumenya, uko kuri ugomba kukumenya kandi ukakugendana. Ikindi kandi nacyo ugomba kumenya nuko abantu ntabwo bakubaha kubera yuko babona ko uri umuntu mwiza. Abantu ntabwo bakubahira ko uri umuntu mwiza, ahubwo bakubaha kubera yuko ufite imipaka ugenderaho, kubera yuko ufite ntarengwa, like how do we say this, limits, kubera ko ufite ubuzima ubayemo, kubera ko like bakubaha kubera yuko hari imipaka kuri we iyo bakugeza imbere baba batarenga. Hari imipaka wasetinze, umuntu kubaha akugera imbere akavuga ati uriya muntu ngomba kumuvugisha, uriya muntu ngomba gushyikirana nawe, ariko hari ibyo ngomba kumubwira, hari n'ibyo agomba kumubwira. Kuri rero ugomba kumenya ko abantu batakubaha kubera ko uri mwiza, kubera ko uri umuntu mwiza, kubera ko ugira umutima mwiza. Bakubaha kubera iyo mipaka uba warashyizeho, kubera iyo mipaka bagusumamo. Handi yicara akavuga ati turaganira, turavugana, ariko hari ibyo namubwira, hari n'ibyo ntamubwira. Ikindi kandi ugomba kumenya, uko ukomeza kwisobanura cyane, uko ukomeza guspending umwanya igihe wisobanura cyane, niko ugenda ugaragara nk'umunyantege nke. Abantu benshi dufite iyi ngeso, abantu benshi dufite izi ntege nke. Uko umara umwanya wisobanura, uko umara umwanya utanga ibisobanuro by'ibintu, uko umara umwanya werekana kuri innocent, buriya wari uzi ko ariko buri guhinduka umunyantege nke cyane imbere y'umuntu uri gusobanura, imbere y'umuntu uri kwisobanuraho. Ibyo ngibyo rero ntabwo byagakwiye umuntu nyamuntu, ibyo ngibyo rero ntabwo byagakwiye umuntu wisobanukiwe uzi yava niyo ajya. Ikindi kintu kandi cy'ingenzi ugomba kumenya nuko abantu bazakugerageza, noneho nyuma yo kukugerageza nibwo bazabasha gufata umwanzuro, cyangwa se bazabasha gufata inzira y'uburyo bagufatamo. Ese urinde, nzamenya ngo uriya muntu ni kanaka amufata gutya na gutya, hanyuma yo kukugerageza, hanyuma yo kugucisha mu bigeragezo, nibwo nzabasha kumenya uwo uriwe. Ubwo rero nk'abantu nyabantu hano mu kiganiro kuba umuntu, duharanire kuba abantu nyabantu, duharanire kuba abo turi bo, kugira ngo umunsi tuzahura na bariya batugerageza, sibyo, bazabashe kubona igisobanuro cyabo turi bo, babashe kutwubahira icyo ngicyo. You get this? Uwo ni umuntu nyamuntu, ufite umuntu nyamuntu, atari mu gihagararo gusa, ahubwo no muri we mimbere. Ikindi kandi utagomba kwirengagiza, ikindi kinakomeye cyane na ndetse
nuko nta muntu burya n'umwe ugusekera kubera ko agukunze. Ugusekera wese ntukajya wibeshya ko ari uko agukunze. Reka mbisubiremo, ugusekera wese ntukajya wibeshya ko ari uko agukunze. Uzisa ubwo ikiba kibirimo. Bamwe muri abo ngabo baza bagusekera nuko baba bagutegerejeho byinshi. Urugero, naza nkagusekera utegerejeho inyungu runaka, naza nkagusekera utegerejeho kunkorera ikintu runaka. Ubwo rero ntabwo abagusekera bose bisobanuye ko baba bagusekera kubera urukundo. Igihe utagikenewe abantu bakuvaho bucece bucece, nta n'umwe ugusobanurira icyabaye, ugasanga uhagaze nk'igiti wenyine. Ubwo rero ugomba kumenya kwibwiza ukuri muri ubu buzima, ukamenya ko igihe utagifite imbaraga nk'izo wari ufite, igihe utagifite ubukungu nk'ubwo wari ufite, igihe utagikenewe nk'uko wari ukenewe, uko wabigenza kose burya hari abantu bazagucikaho, bazagenda batanakumenyesheje. Ubwo nibwo buzima tubayemo, kandi uko ni ukuri ugomba kwibwiza iteka ryose. Ikindi kandi abantu burya ntabwo bagutega amatwi kugira ngo bakunde bumve ibyo uri kuvuga, ahubwo burya bagutega amatwi kugira ngo bagusubize cyangwa bagucire urubanza. Abantu ntabwo bagutega amatwi kugira ngo bumve ibyo uvuga gusa, ahubwo bagutega amatwi kugira ngo bagusubize cyangwa bagucire urubanza ku byo uvuze. You get this? Nuko ni nako iteka ryose igihe uri kuvugana n'abantu utagomba kwirengagiza. Ikindi nacyo kandi ugomba kumenya nuko kwibera wenyine, kwibera aho uri wenyine biruta kuba uri kumwe n'abantu batagira icyo bongera cyangwa bahindura ku buzima bwawe. Uko kuri rero ntukajye kwirengagiza mu buzima. Ikindi kandi buriya ntuzigere wibagirwa ko cyangwa wirengagiza ko amafaranga aguha ubushobozi bwo kwitandukanya n'abantu cyangwa se n'ibihe cyangwa se na situations udakunze. Amafaranga aguhereza ubushobozi bwo kwitandukanya n'abantu, ibihe ndetse na situations zitagukorera, zitaguha ibyishimo. Uko nuko utagomba kwibagirwa. Ikindi kandi utagomba kwibagirwa nuko kuba umunyeshyari byerekana intege nke z'uko nta cyizere wifitiye. Kuba umunyeshyari egal cyangwa se bisobanuye ko nta cyizere wifitiye, kubera yuko kuri nakubwiza uyu munsi k'ubuzima nuko igihe wifitiye icyizere ntabwo wagombye kugirira ishyari ibyo abandi bageraho. Igihe wifitiye icyizere uba uzi neza ko nubwo babigezeho mbere yawe, ejo nawe uzabigeraho ukanabarenza. Ubwo rero igihe uzajya wiyumvamo ko wagiriye mugenzi wawe ishyari egal cyangwa se ujye wumva ko wabaye umuntu utifitiye icyizere. Ikindi nacyo kandi utagomba kurenza ingohe muri ubu buzima nuko ugomba kureka gutekereza yuko abantu bose ari inshuti zawe. Reka nkubwize ukuri, nanagusobanurira uyu munsi ko abantu bose cyangwa se abantu bose uzi muziranye ntabwo ariko bose ari inshuti zawe. Utazagira ngo rero cyangwa utazagera ahantu ubyibeshyeho wumve ko bariya bose ari inshuti zawe. Ikindi kandi ntuzigere wirengagiza cyangwa ngo wibagirwe ukuntu wari ukeneye ikintu uyu munsi ufite. Urugero, ntuzigere wibagirwa ukuntu wari ukeneye imodoka, ntuzigere wibagirwa ukuntu wari ukeneye umwana, ntuzigere wibagirwa ukuntu wari ukeneye amafaranga, uyu munsi ukaba uyafite. Ikintu gisekeje kandi giteye icyizere nakubwira muri ubu buzima nuko imigisha iratuzira buri munsi. Uko wari ugikeneye cya gihe uyu munsi ukaba ugifite, ntugire ngo ikindi ukeneye uyu munsi ejo uzabura kukigeraho. Tugomba kuba abantu rero nyabantu bagira imigambi kandi bagira ibyo bifuza nk'abantu. Of course ubuzima tubamo bwa buri munsi butuma twifuza, ariko kwifuza biba byiza cyane iyo wifuje mu buryo buri positive. Urumva, kwifuza kugira ishyari ryiza ntawe byishe. Kwifuza kugira ishyari ryiza bikwiye umuntu nyamuntu ufite ubumuntu kandi uharanira kwiteza imbere. Reka rero mushimire aho twabanye. Iki ni ikiganiro kuba umuntu. Njye nitwa Don the Great. Iyi ni Done Media TV. Tuzahurire hano ubutaha. Ciao ciao.